niwe unkoze ibi ngibi umugabo nababariye nkamubabarira kunyangiriza ubuzima bwanjye bwose niwe unkoze ibi ngibi n'amatu akaya tuvugana ntegereje ko mfite abana babiri turi kumwe n'abana wundi barera naragiye manika supanete ngo ngiye kwiyahura ono kakara kanjye gatoya kari gatangiye kugenda manika igisupanete cyakije kana abana bakurura abana bakuru barakimwimaga sinzi ukuntu yagiye mu muhanda abona bagitayemo nanjye ubwo ndi kujisha supanete navuga ati nyigiyemo tusategeza ko hari nta nubwo nabitekerezaga mu by'ukuri numvaga ko byanze bikunze ngewe niyahura ndaba mwangije ubwonko umugabo famiye ye nkayikoza isoni kandi buryama bari kumpamba bagataha kandi bari no guseka ni gute ngewe ni gute unyanduza ni gute undira amafaranga y'iwacu yose turahamaze ni gute untaye nibyo simbyumva bavuga ati bamfatanye n'umugabo ribu nta mikino buribi iragufunga cyangwa amapingu hagufotora ribu yaramfunze ribu iramfotora ribu iranyirukankana no kunuze no ku bitaro bya Rukoma ngo bajye kumpima ko hari ikintu nakoze kikora sinamenye ibisubizo byavuyemo kuko uwo munsi rwose siyo ko nari nimwereye n'akayoga hakintu nari nakoze ariko nta bipimo byarenza kuvuga uti ngewe ibyo nakoze nabikoze mbishaka. Bari mu gihugu cyacu abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi twongeye kubaha ikaze ni Harerimana Waresi mu mwanya n'ubundi w'ubuhamya musanzwe mukurikira tubashimiye mwese uburyo mwadukurikiranye kandi tugareba Wamubyeyi mwakunze cyane mwamurebye muri benshi kandi hari abatanze ibitekerezo bitandukanye wenda yazagiye cyo kubisubiza nabyo ariko ubuhamya bwe ntibwari bwarangira turakwakira umushiki wacu hano kuri gusa. Yego murakoze cyane Imana ibahe umugisha. N'ubineza Justin none ndagarutse umwaka mushya muhire. Kuba Yesu yagiriye neza ndabasuhuje mwese mukomeze mugubwe neza abari barwaye namwe kandi mwihangane abatari bameze neza mu buzima busanzwe mwihangane niko isi meze. Ndabakunda cyane kandi nari mbakumbuye habayemo gutinda mu gake pasta ariko nyine nta gikuba cyari cyacitsemo nyine gusa ubwo nakaba kanyuzeho mwihangane gutinda rero nagarutse ngarukanye bwa buhamya bwanjye nzi ko buzafasha benshi hari n'abagiye babimbwira ko bwabafashije hari n'abagiye bambwira ati kutongera duhe n'akandi ariko pe ndagarutse ngo mbikore. Abo bitashimishije mwihangane Imana yacu tuzayivugira twariye tutariye tugomba kuyivugira ku bakunda Yesu. Haleluya 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 Imana ibishimire cyane ndabakunda mu izina rya Yesu. Waba wari wishime waba watariye wishime waba wasohoye mu nzu yishime waba uri mu nzu yawe uyishime kuko nutayishimira ku gato ufite inshuti yanjye ntabwo uzayishimira ku byinshi uzabona urimo gusaba. Ufite gato shima agato kazaguha byinshi na Yesu aravuga ngo ufite ikingo mpereho ako gatoya ibyo byinshi ufite byavuye ku gato winenga mugenzi wawe ngo nta kintu afite ngo cyagakwiye kuba tuma ngo ajye hariya ngo kuri YouTube ngo kwiha abantu. Imana yacu ni Imana idukunda twarya tutarya tuzayivugira Imana yacu nihabwa icyubahiro. Shuti abadukurikiye urumva ko ushaka nyine hari n'umuntu bakamunenga ariko reka twisengere Imana hanyuma tugusengere yego ukikomereza ubuhamya bwawe. Haleluya kandi turakwishimiye cyane kuri gusengera. Murakoze cyane hakosa wakoze utakoze nta kosa nukuri umuntu wakoze nukoze hanyuma utakoze nta kosa kugira ngo umuntu abeho adakora kugira ngo atazakosa wakora ugakosa. Yego nibyo ntashobora kurama agakosa ariko wakoze. Rero Imana igumugisha kandi hari abantu benshi n'ukurafashije ku banyabwa bwafashije n'abantu bitinyutse baratinyuka kandi baranakomera kandi bamenya ko nyuma y'ubuzima nyuma y'ubuzima buhagaze haba hari ubundi Imana irema. Yego Mana mu izina rya Yesu Kristo tugushima imbaraga zawe. Oh haleluya tugushimiye ko warinze umubyeyi tugushimiye ko wari nawe tugushimiye ko uri Imana irinda amasezerano yawe uri Imana iganiriza nawe tugushimiye ko ubeshejeho tugushimiye ko ari wowe umurwanirira
uyu mwanya agarutse muri bwa buhamya nyemera Kristo kugira ngo umuntu wese umukurikiye umuntu wese uzabwumva azahembuke n'umukurikiye ahembuke. Turavuze nk'imbaraga z'Imana ziganze muri byose, umwuka wera naganze mushoboze muri byose Uwiteka kuva atangiye kugasoza. Nuzadukurikira wese azige muhamya kandi umufashe mujye muvana mujye no mushyitsa. Tujyambare twizeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Tuguhaye ikaze, karibu kuhamya bwawe uko ubyumva ni karibu. Murakoze cyane. Buhamya bwanjye nari nasoreje ukuntu Imana yagiye intumaho abantu imbwira ati nzakugira neza, ubwo burwayi ufite nzabukurindiramo, murakomera. Ndakomera nyine. Ubwo kuri kunuze ngeze ku tape y'umugabo, ukuntu umugabo yantaye akanjyana mu nzu y'ingurube, akaba ari yanyishyurira 5,000. Niho nari ngeze. Uburyo wabaye mu nzu y'ingurube. Ubwo wabaye mu nzu inzu y'ingurube nayibayemo amezi 3 mvuye muri gereza. Cyangwa ni inzu yarasenyutse. Wiyana na karakazi babagiragamo ingurube, korona iteye bafura bona bahita bafunga ibintu byose byo gukora. Ni nge ninjiyemo nsimbura inyama, nsimbura kabenzi. Umugabo wanjye yishyuye 5,000. Wibera mu nzu y'ingurube. Njyanamo n'abana banje 2, abahungu 2 babaga kwa mama wiwe, nanjye nifite abandi 2 b'abakobwa, n'umwana wa mukuru wanjye wabariraga. Twayijyanyemo, twayibayemo kagashamburete, ntacyo kuryamira, nta kintu na kimwe, ntacyo kimwe nari mfite. Noneho rero burya ngo iyo udafite mwuka wera, hari igihe udafite umufasha, ariwo mwuka wera. Ari nayo mpamvu ngiye kuvuga kano kantu, nubwo ntibuka ahantu neza muri Bibiliya amagambo ariko bimpora mu mutwe. Yesu wese asubiye mu ijuru yaravuze ngo yagiye abwira Imana, arabwira ngo Imana, abantu waremye sanze atari beza, abantu waremye ntabwo ari beza. Imana ati gute batari beza? Ataba abantu bafite ibintu byinshi, bagira amagambo, bagira amashyari, barirarira, bariyemera, bafite urwango. None ntabwo twajya twakira bino bintu, tugiye gushyiraho umupaka. Tugiye gushyiraho umupaka, ubundi tuboherereza umufasha, ari we mwuka wera. Ni ukuvuga ngo rero udafite mwuka wera nshuti yanjye, ibintu biragukomerana. Iyo wihebye ubabaye, mwuka wera nawe sinzi, gusa ntago ajya kure. Ni ukuvuga ngo mw'iyo nzu nari ndimo, pastor buranga abantu biyahura, nari ngiye kwiyahura. Naragiye mfata igisupanete kwako kazu nabagamo, ndakimanika ahantu ku giti hanze mu nzu. Ntabwo no kugima kuko n'undi nakoraga ku mabati, ndi namugufi gurya. Manika isupanete hanze, navuga ati yo ntakanya ngiye gupfa. Aho kanya nta mwuka mwe wera urumva nari mfite. Nari mbabaye nihebye mvuye muri gereza, nyine numva ibintu bikomeye cyane. None ategeza ukuntu ubwo nari mvuye ku isambu yanjye, nsanga umugabo imyenda yanjye yose yari yasigaye mu nzu, yayimanitse mu giti cy'isombe. Inzu yashyizemo abantu bene wabo. Mushiki we abereye uwo mugore wagiye mu nzu yanjye marene we, amubereye marene. Ubwo yabaga ahantu nyine ari umupagasi ukodesha nkatwe twese, ariko noneho nyine baramudisha bamushyira mu nzu yanjye. Yamvunye abikora atibagije ko ngewe twahubatse nagushije isambu y'iwacu nayo maze, nta n'ahantu mfite ho kujya. Ubwo naramanutse nangiye gukura amateke. Amateke ndayakunda, amateke ndayakunda, niyo yajyanye Gitarama ngo ngiye guhinga amateke. Ubuzima busanzwe nkakunda kurya, niyo ninda nini. Ubwo noneho nabibonye ndamanuka, gahinda karanyica, ndavuga ati noneho nanjye nta kintu nkimaze ku isi, urwo rwanjye rurasenyutse. Umugabo nizeraga wamvanye mu bwana akawangejeje iki gihe, niwe unkoze ibi ngibi. Umugabo nababariye nkamubabarira kunyangiriza ubuzima bwanjye bwose, niwe unkoze ibi ngibi. Akanya tuvugana, ntegereje ko mfite abana 2 turi kumwe n'abana wundi barera. Naragiye manika supanete ngo ngiye kwiyahura. Ono kakara kanjye gatoya kari gatangiye kugenda, manika igisupanete cyakije kana abana bakurura, abana bakuru barakimwimaga.
sinzi ukuntu yagiye mu muhanda abona bagitayemo nanjye ubwo ndi kujisha supanete navuga ati nyigiyemo tusategerezaga ko hari nta nubwo nabitekerezaga mu by'ukuri numvaga ko byanze bikunze ngewe niyahura ndaba mwangije ubwonko umugabo famiye ye nkayikoza isoni kandi buryama bari kumpamba bagataha kandi bari no guseka cyane bose Yesu nashimwe ko bitabayeho aho harukotse kakana kanjye karagiye kabona hakije kandi mu muhanda kababona nk'akakibye karagikurura kaza kiruka hagati mu mayi we nakizanye mpita akubita urugi akubise urugi ndaturikana murebye ukuntu ameze n'ukuntu ari guseka n'ikijere kandi yibye ndaturikana ndavuga atari komana ntabwo mbikora kuko nindamuka mbikoze abana banjye ndavuga ati nshobora kubikora ngo ngiye kubabaza umugabo akaba aribwo yishima ngiye kubikora kugira ngo nshibishe mbabaze mabukwe akaba aribwo yishima ndavuga ati ntabwo nkibikoze ndeba akana kanjye ndeba ukuntu kameze njye mu nzu ndarira cyane ndasenga mbwira Imana ati Mana mbabarira ibyo nari ngiye gukora mbonye ko ubuzima bwanjye Mana mbabarira akanya umuntu ari mpfuye ariko Mana mbabarira kandi ubu koko sinzongera no gutekereza kwiyahura mu buzima bwanjye ubu nabari kubikora ndikubaganya nyuma ya 0 Imana irakora nshuti yanjye ntuzihebe umuntu nakubwira ngo genda mvira aha uzagende yaba ari umugabo wawe yaba ari umugore wawe udategereje ngo mwicane agukomeretse akubage nakubwira ngo singushaka uzafata inzira ugende ntuzahatirize nanjye iyo nza kumenya ko umugabo atanshaka bene kare akageni pastor uribuka nza kukubwira metse agahinja hati gutya naje Kigali umugabo yaranyihishe kandi afite umugore ukansengera ngataha kiriya gihe iyo mfata umwanzo havuga ati nanjye ugatanshaka ndagiye nagomba naragiye muri gereza nta nugomba naragiye muri nzu y'ingurube nta nubwo imyenda yanjye baramanitswe mu isombe nitereye nihingiye tujye dufata imyanzuro buryo hari igihe utinda mu bintu bigapfa iyo utinze birapfa niba umuntu akubwiye ngo genda uzagende aho ugenda harahari niba batagushaka uzasanga abagushaka umuntu nagukuraho amaboko nshuti yanjye amaboko arahari nubona uri ahantu ukabona ubaye nabi cyane nkuko nari imeze rero ngize ibiro 57 ndi igikara nsana hano gutya hahandi umugabo wanjye asigaye ahamagara akambwira ati mukecuru waramutse ibaza ko kantu mukecuru waramutse ntiwaramutse nawe ngo mwabonye imvura ntitwayibonye mu by'ukuri pe nubwo numva muri nge mbohotse kuba mfite kuba nababariye ariko hari ukuntu ntekereza ukuntu yambwiraga mukecuru waramutse nange najya mu ndorerwamo kuko nkabona nta sura ngifite burya pastor uzi kuba umuntu mubi uzi ko ubuzima buguhinduka abantu bose bakakwanga mabako kangitanyira ntabwa no kuvuga ngo mu by'inama uri kugira ababyeyi hariho umuntu ushobora kwihangana yes aho kugira ngo agere mu gihe cyo kuba yakwicwa cyangwa se byamera ajye muri gereza yirwanirire nk'ubwo nagiye muri gereza kubera kugira ngo ihangana ndi guhangana tu havuga ati niba nanjye yambabaje bene karakageni nanjye reka mubabaze ndaje mbibabwire neza ukuntu nabigenje kandi abantu benshi bari kubikora burya bamaze kunsengera kwirwanirira urumva ni gusenga wapi n'abantu basati wa mugabo ubu nanjye noneho yakukwemeza pastor ndabizi nako abantu benshi bategereje umva ngo nagiye muri gereza ndahamba ndakababwiye nagaciye ku ruhande burya inkuru mbayiranira tuba ni ngewe uboneho abaseke avuga ngo ntago nkwiye kujya kuri YouTube ngo nta kintu mvuga kizima ngo nta shingiro mfite ngo nta hantu ndagera ngo nimbanze nkuri gukora ndakora ku byo nkora birantunze binyishurira inzu kimenyimenyi kuba narabashije gufata umwana w'amezi umwaka n'amezi 3 pastor 2 nkamuzana i Kigali ntiyonka umwana wanjye nzamubazanira muzamurira mu kindi gice ni inkumi anywa amata ararya serakera yibonye mumbwira mute ko ntaho ndagera kandi byo mbishoboye nzamuheke njye gusabiriza nago bishoboka mfite amaboko uti nakoze iki kugira ngo njye muri gereza kubera guhangana n'umugabo navuga ati niba ari uku bimeze umugore we yari afite yandikiye message arantukanukano aho nambariye noneho mpumura burundu naragiye mu cyaro twari dutuye fata umwana w'umusore
ndamubwira ati noneho nanjye uyu muryango wa Victoriane ngiye kuwemeza, ngiye kubahemukira ku buryo ntazongera kubakumbura. Namubwira ati jya uza hano iwanjye mu rugo, n'ubundi umugabo yarahantaye, narahiyubakiye, jya uza hano iwanjye turye turyame turyoshye, nawe aho ari azababara, na mama uhora uyitanyira ntabwo azajya abona ko nanjye mfite abankeneye. Pastor, nabikoze mvuye mu bitari Rukoma, namaze iminsi 10 nta muntu wansuye, nta wangemuriye. Kikora mama wa mugabo wanjye yanyoherezaga amafaranga. Mu by'ukuri burya ni mwuka wera ko kumufasha, ashobora kuba amufite kubera ko akavuga ngo ati uriya muntu namwangirije ubuzima, ntago ajyanye mu mafaranga. Iyo yafite arayampa pe, iyo cyo maze nkimushimire amafaranga yafite kubera kakanta azi nawe azi kamurimo arayampa. Ubwo urumva umurya nawe uvuye mu bitaro uri hagati mu muryango muri famille imeze gutyo, nawe urumva byanze bikunze uri umuntu, buryo umuntu nawe uri umuntu ni kabura. Nahise mbona ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe maze muri uwo muryango, bamfata nk'ipusi nayo buryo iyo ifitunze mu rugo irwaye urayirwaza. Nahise mbona ntacyo ndi kimbere yabo, bitamona ko ndi umwanda nkuko nabo babivugaga ngo ndi umwanda. Naye ndabwira ati noneho reka nze maharabike, reka nze nsige mbaharabitse, nzasubira Kigali kandi nzabaho nta kibazo. Kandikira umugabo, fata agafoto kuri WhatsApp kumwe na wa muhungu, namwe ati ndakwishyuye, burya nshuti yanjye mama wowe undeba, wowe papa undeba, niwi hano guhangana nta kiza kibibamo. Kandi noneho buriya uzi ikintu kinsinda Pastor, amategeko yarambwiraga ngo kuba mufatanye n'umugore ntumureke, wowe yagufashe yakoze impamvu twagufunze, igisambo nigifashwe. Mama ati wamufatanye n'uwuhe ngo ko wamufashe wabyeretse nde? Kandi nuko kwimana Pastor, nararwanye hariya mu mudugudu uri hano hepfo, burya naje hano kukureba nagakoze, ariko nubwo atabyemera byabayeho inkunduraho igipanga bamo hano mu mudugudu w'Iriba, habagamo abana b'abasore b'abanyeshuri n'abana nabo n'abasore. Ngewe umuntu ubona niwe wampamagaye arambwira ati uri gicucu wagiye guhinga amateke, uri umusazi, abandi bari kurya amafaranga i Kigali, bafashe amakredi kuri Beka. Ariko iyo kredi nkabona nabonye ko yayifashe iranambabaza iyo kuri telefone, ko tugeze ku rwego rwiza Pastor, handi umuntu afata telefone kuri Beka ugatimba 450 ko dutiramo cash cyangwa dutiramo amayinite nka 200. Twagomba gukora umushinga bakaduha amafaranga twakora icyo gifatika, ariko byose biberaho ngo umuntu agire gute, umuntu yige. Ibintu byambayeho niba nta somo nabikuyemo, ariko najyaga mpora nsoma ahantu muri Bibiliya, nkakunjya nkunda gufata Bibiliya gutya nkafomboza, avuga ati man ijambo ribyanjye uwo munsi burya nkafomboza ahantu havuga ngo henga nze mpimirwe ku minzani yombi kugira ngo Imana ibone gucyanuka kwanjye. Iryo jambo rero iyo nditekereje na n'ubu mba numva mu mutima wanjye ribaye nk'iri nsogose. Ubwo nahise mfata wa musore ndamubwira ati nanjye rero sasa ndaje nkwemeze n'umuryango nkwemeze, nyoboka inzoga. Uwo musore nkajya mubwira ati vayo tukanywa byeri tukaryama tuba inshuti, naho nanjye nsigara mvuga. Ariko ubwo urumva ko iwabo hari inka, kakana kanjye muri kwa kurwara kasiganye na mwana wa mukuru wanjye, kumva kari kaki gato cyane kaka kumeze nka 9. Mabo kutarasuye uruhinja nasize mu rugo, muramukaza utarasuye uruhinja nasize mu rugo, ntarakora ibyo bavuga ngo nakoze ishyano kuko ngo mwazanye umugabo mu rugo. Abo bantu Pastor mu by'ukuri n'abantu muri kunyumva, n'abantu mushaka bakiraho ikosa muri iki ariko munambuhure mbere yo kugira ngo ibyo bintu mbitekereze. Nako nagiye mu bitaro inshuro zirenga 3. Iya mbere namaze iminsi 3, iya kabiri maramo iminsi 6, iya gatatu noneho na iminsi 10 mu bitaro. Izo nshuro zose bona nifite agahinja, iyo famille itarasuye abana nasize. Urumva ubu umugabo yabaga mu kazi mwiho gihe cyose namaze mu bitaro, yaje mu munsi umwe wonyine, umunsi umwe wonyine mu bitari Rukoma, yaramamaga akamara amafaranga mu bitari Rukoma. Mu bitari Rukoma bari bamaze kumenyera
abaganga baho n'ubu ugiyeyo n'ubu baranzi ye hari mbabamo n'ideni mbabamo ejo njya kubyara bari bazi ko bavuga ati ni Justine ni imiti n'imitupe imiti yo nabaga nayinyweye kuba stress narasaga ikarya nkishimira ya miti iraryana niyo mpamvu nshuti yanjye icya kintu kiba kitarakugeraho umva hitugira gutya wifate wikomeza paste imiti nayo iyo udafite ubushobozi ngo ubone ibyo kurya bihagije nyine wumva wishime muri make ushobora no kubona dukeya ariko ukaba wishimye ko utishimye ishyiraho akayo umva ikurusha ingufu ukakwisha buriya ugiye irukoma ukavuga ati cyase nyibwanye ntungutseyo avuga ati Justine akazi karabonetse nta murwaza ajyagira uriye tugiye kumugwaza ni barandwaza abaganga bapfa kumva bati Justine arinjiye bari abantu bafata ibintu bya mitiweli akibona Justine kuri nuze bavuze ati mu bitaro muri agence bakiye Justine avuga ati unye nakazi ndakabonye Justine nta murwaza ajyagira Justine rwose yanza kuba wenda ntwanye nawe Justine nari kuzajya Justine yamburiye izina nawe umva kujya mu bitaro inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu kandi warembye waribwa ahantu hose ntushoboye guhagarara nta muntu ugufata nta ushaka kuruka nta uri guhibase ibaze icyo kintu ntaragikora uwo muryango wone bavuga ngo nawe uhemukiye ngo nawe usuzuguye wowe wamfashije iki mu bigaragara nawe warakurangaranye kundangara nibo byose babinteye noneho no kwakunyanga kwabo n'umugabo nawe noneho igihe ni mamaze imyaka 3 ariko wenda umwe niwo twabanye neza umwe babwire ngo ikintu bitakwiye nabikoze kugira ngo nirwanire paste ubwo umugabo wanjye yaciye nyuma atanga 50 arababwira ati aka nagasuzuguro buryo umuntu akubabaje nawe ugashaka kumubabaza buryo abagabo ngo nabatware ararakara kurusha uburakari urumva ngewe naramufashe natwa nasera mu mudugudu n'abantu benshi baramuhana baramubwira ati akayamanga amuhereza amafaranga baramubwira ati amafaranga ntabwo ariyo arongora umugore ntabwo ariyo yamurongoye iwabo bararyaga baranywaga no kumusanga mukaganiza abana nabyo birakenewe uzajya utaha usanga abana zamuwe burya abadamu turabana beza abadamu tugira impuhwe nuko kandi dukunda n'abagabo zamuwe namugiriye we kuko yabonye ko agasuzuguro kindi gakamera umva nafataga ifoto nkamubwira ati donanje noneho nabonye inshuti ubwo nkamwiyemeraho byaramuriye kwibutsa ko muri ntago we yaramfungishije yatanze 50 avuga ati mukibona uriya musore yinjira mu nzu yanjye direct wenda ko ku masaha ya nimugoroba muzabacunge barimo yarabahaye ingufuri zimaze zifuma nk'ibiro 5 nagiye kumva rumva ingufuri koco unzugi zose baradufungirana bafunze nanjye umwe namaze gufata indi kode y'ahandi hantu nanjye nemeze nk'uri ahandi hantu nahise mbwira ati binabyo turyame ngeba nati muryame ko turyame rero kugira ngo bahamagare umugabo ubwo urumva muri by'ukuri ibyo nakoze nari mbyiteguye ndyahangana naramubwiye ati turyame n'abana namwe ni muryame ufunze je zafungura nadafungura polisi zadufungurira rero kugira ngo bamuhamagare ati koko turabafungiranye hari nka saa moya z'umugoroba twari muri salo muri filime yewe n'umwana wanjye w'imfura baga kwa nyirakuru nawe yarari aho ngaho ndababwira ati noneho rero iberi mwana wanjye nakubyaye ku cyumweru uzi ibintu siko yankoreye umwana wajyaga wambwira ati mama twigiye twisubirire i Kigali mama twisubirire i Kigali ndamubwira ati ko badufunga ubwo nahamagaye umuntu arambwira ngo shanga amakuru rero ngo mfashe ngo nuko ngo bikozwe n'umugabo wawe ngo yaravuze ngo nihenjira wawe umugabo ngo bazagufate ngo bagufungirane ngo bazabasangane atubo nyine agiye gukorega ubutane nyine y'umuntu wamfashe sambana n'ubutane nanjye nti sawa ntacyo ndabyiteguye afite umugore we n'ubundi agiye kumushaka atakinkunze nanjye ndamwemeje ariko mu by'ukuri paste kwiranya ni kubi nanjye nabikoraga mvuga ati sha ndabemeje ndabahannye nyine ubwo urumva niko kuvuga ati niko kundi uvuga ati reka nze mfate ikintu nanjye nkikubita umuntu umene umutwe ariko burya maze kubona ko bitari byo nyine nabikoraga muri misi ko numvaga ko umuntu adasenga akora ibintu by'ubusazi ubusazi nawe nyine urabyumva ubwo ntawe
namwuka wera naramwirukanye kera nta kintu nambana bya bintu byo kuvuga ngo Imana yaravuze ngo izana abantu ntabwo nari ibyo kwa kone kubyibuka se gute kandi mbona ndi gupfira mu cyaro nabyo natekerezaga pastor ni ukuri kw'Imana ndavuga ati noneho ndakunguye ubwo barafungwa bufungiranye arafunze kugira ngo uhamagare umugabo uri hano hepfo mu hano Kicukiro mu mudugudu w'Iriba ahave mwayo majoro atege moto zumva ko nta wundi muntu wari bungera imbere atamuri imbere nko mu masaa 7 z'ijoro nibwo nagiye kumva numva arakomanda aravuga ati wamujinga wafungura nawe nanjye ndi wamujinga wari wowe urajya he hano ko ari iwanjye ugiye he kufite umugore wawe ko wantaye nanjye nashatse umugabo wanjye mu by'ukuri pe kwa kugira ngo nanjye umubaza uko nanjye yambabaje ko pastor naraje mari cyumweru cumbitse hariya mu gakokireba kugira ngo bavuye ahantu hagurishije inzu uzuhacumbike yaranyihishe nukuri abantu mbona pe abantu muri kunyumva abantu muzareba ibi bintu muzabanze mu byumve neza mugira agatege nagimaze cyumweru kugira ngo mbone ko ahantu aba yarahampishe aho mambwira ndi mu ntara nasanze nibwo yagira muri iyo minsi nyine umuntu yaramubwiye ati nyamara Wamubyeyi ntabwo yatashye ari mu gakoki hamwe mwari mutuye ahubwo yabuze aho mu motari yabuze ahantu ba kandi afite amakuru ko ufite umugore nibwo noneho umudamu wari mucumbikiye yangiriye inama ati yitwa Masuranje akora amasuku hano centre ariko mu gakoki aratuye arambwira ati rero Wamubyeyi ibi ntabyo umugabo n'uwe mwarasezeranye kuguma kumwarinda yazi Kigali nawe rwinga mu cyaro ibi ntabwo mbyemeye mu gitondo uje kuri polisi iramugushakira kuko mwasezeranye ndamwandikira ngo turabizi n'ikindi nubwo wampisha ahantu ba kwa ko umugabo wampamagaye babanaga yari yampaye amakuru uvuga yaranansuraga none ndaho ngaho n'igipangu yakindangiye arambwira ati ariko umugore ntabwo agihari yatashye yasubiye muhazi wowe uze ubahagwe nubwo navuga ati nimbagwaho baramufunga ko tundi yamagana uzajya kutubona n'abana kurya bizaba ikibazo n'uburwayi bwanyaho ntarya ibi bibazo navuga ati ubwo umugore yagiye ntabwo niwe wasanga umuntu ngo turwane cyangwa se banamufunge nanjye banampfunge reka noneho ndamubwira ati nahamenye uba mu rugi rufite icyatsi urugi rw'icyatsi rw'amabati nahamenye ahantu ho mu mudugudu w'Iriba munsi ya supa ndaje noneho duhangane ndabizi ko afite umugore yarambwiye atumva mpagaze ku isonga wino vuba twumvikane ndamubwira ndahazi igenda ndahagusanga yamfatiye harya ku muhanda hirya kuri supa gutya twamanuka nayo ngo ba tugeze abaturanyi bati tuzaba umugore ko ari uriya cya kigo kimaze iminsi hano ntabwo ari ikigore cye abagore b'i Kigali bagira amagambo bavuga numva ati uriya niwe mugore yigeze kumva ko umugore bamubagiye se hashika abaganga bari kumamaga ngo nanjye kumusingira ngo bamufunge burundu ati ahitsa ati niwe mugore wati cya kimaze iminsi hano ati ni ikiraya tesha turiya musaza mana atari komati de buriya mugore we ati rero umugore ukuntu akiri umwana mutoya teba cya gicecura amaranye iminsi hano ubwo nanze kwinjira mu nzu nanjye meze gutya sinizeye ko n'uwo mugore yanagiye umva nawe umutima nyine nari mfite maze cyumwe mu gasozi uruhinja rutonka paste mu rugo rw'abandi ushyushya amazi ushyushya uduta ugira gute nta n'amafaranga ufite abana bendaga guhabwa ukaristiya bari bagiye mu dini rya nyirakuru ubwo nyamugabo ambwa atafise kutinjira mu nzu ambwa ati ntaho ninjira ntangira gusakuza ndasakuza buryi iyo udafite umwuka wera nta kibutangira ndavuga ati gute ni gute ngewe ni gute unyanduza ni gute undira amafaranga y'iwacu hose turahamaze ni gute untaye nibyo simbyumva ntangira kurira no gusakuza nshyira kana haza mwati ndagata none umugabo babanaga witwa Kibunki umwana mwiza cyane aravuga ati madam ngwino aravuga ati kugira ngo no mudamu atuze vigito nubwo uhakana tubana muri iyi nzu amakosa ngiye kuyagushinja umugore amaze imisa ariko yanahamara iminsi wa mugabo we ibyo ukora urahemuka tingene nzi ko ufite n'umugore wenda w'umukecuru wenda munangana mu cyaro uyu mugore n'umwana muto ntabwo ukwiye kumubabaza ubwo nyamugabo aricara asaba imbabazi ariko nyina akamarere karaza ngo urandengereye ngo ubone ko ngo amafaranga ngo urambaza iki abantu baramubwira ati sigaho amafaranga ntabwo ariyo yubaka urugo ni urw'umugore n'umugabo urugo ni urw'amafaranga
ubwo ndatuza ariko ubu pasite yirahiza inyarongo akavuga ati niba n'ubutane buzazamo n'urukiko rukabizamo bazajya kureba ahantu nigeze ntungire umugore ntabwo abyemera kandi byabayeho n'abantu barahari. ubwo umugabo nararyamye mu gitondo pasite kumva ukuntu namwishyuraga koko mfite gahunda kugira ngo nkore ibyo bintu wumve ikintu cyabineye nyamukuru. yafashe yaragiye ajyana n'abo bahungu babanaga mu nzu kunywa inzoga ahantu ngo nanjye ngumye aho baranganirije abaturanyi bambwira ati dore wifite agahinja karanarwaye karwaye utuguru ati icara utekere umwana arye nawe urye noneho mu gitondo turaza tubaganirize tubisubiremo. ndatuje ndicaye ngiye mu cyumba cy'umugabo ndaryamye abandi baga mu cyumba kiri hano pasite yankoreye agashya ku buryo mu buzima bwanjye. uwo muhungu bararanaga yaramubwiye ati kasanga bari tujye kuryama aramubwira ati vayo turyame n'ubundi abagore ati nta keza k'abagore ati umugore ampaye rubara ati ibaza kugira ngo urane yahise nsunika yigira ku nzu n'akana wa muhungu atujyamo hagati nawe aryama ku ruhande. ubwo se urumva ari ibintu yankoreye n'ibintu namukoreye icyanteye ibyo byose uracyumva ahantu intandaro y'ibintu byose ahantu yaturutse kugira ngo ube wagiye kureba umugabo noneho mufitanye n'ikibazo ataje ngo muryame wenda munaganira kubwo yatenda sheri mbabarira yafashe hari umumama umwe wambwiye ngo ubuhamya bwanjye ngo buroroshye ngo bafite ubuhamya ngo bufite ubuhamya ngo bukakaye buryagaho akari ku bundi karahandurika mba kikora pasite uzanansagire mbishobore sinzongera kurira nambwiye uwo mumere ngo buryo ugiye imbere y'abantu ngo karira ngo bagaragaza ko nguri kugaragaza ko babaye ngo bakagira ngo kagira ngo uri kubasaba ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. narasenze iminsi myinshi ko ntazongera kurira kandi suko ntababaye. buriya rero amarira abantu bakurikira amarira aba mu byiciro bitandukanye kandi atabizi. hari amarira umuntu arira akiri ibikomere hari n'amarira umuntu akenshi amarira umuntu nzagendera y'ibyishimo noneho umuntu arira atanga ubuhamya ariko mvuga ibindi akeka ko ntazongera kumaho. nanavuga ubuhoke amarira aza umuntu ari gutanga ubuhamya n'amarira ari amarira aba bujya uri gukira ariko no kuyamiraza n'ubundi abazaza hari igihe bijyanga ariko nyine ko nta kari gaciyemo turakomeje twatugeza ahantu kugira ngo neza tutasimbuka neza andarajya n'undi mugabo hari ahantu aza mu rugo ubwo urumva nyine aravuga ati wamuginga we fungura ndakwicara mbwa ati ahubwo noneho ubu sasa naze kugukubitira i Kigali mvuye ngukubitire mu rugo rwacu vuba tukubitaniremo. bana bafungura idirishya babatanya mu bera ati papa ubundi kuwa dutaye ubundi muramubaza iki ngumva umwana mu myaka 10 yamaze ni mukuru nundi witwa Kevin ati ubundi urabaza iki hano nubundi ko wagiye kera ubundi batubaza iki ndavuga ati aha nambwira wa mutipe ndamubwira ati rero cara ya mu ntebe sasa uruva umugabo winjiye mu rugo rwe anamureba yashatse kumukubita afite imyaka mugabo wanjye 50 ibaye nine hari nageze batunye n'umwana cy'imyaka 20 ariko mu by'ukuri tugiye mu mitsi ntabwo yapfa kunisha se yewera kumwubaha wenda no kugira gute yagiye kumukubita umugeri gutya mu menyo ndamuyora musubiza hanze kurumva nanjye ndafite izindi mbaraga Nemba ntabwo Yesu we akumana gira neza nukuri sha Imana Imana we niyo mpamvu naba ntariye nzumva nzayivuga n'Imana kudakizwa n'ibibazo naramufashe nanjye mutahanze abanyerondo ubwo bose nawe bene badufungiranye bose baje nayo ndababwira ati tugiye umva umuntu mukoraho mwembora nawe mfata igiti cy'umumbati ndabwira ati turabizi n'ikindi mbwira umushinzwe umutekano witwa Paul ndamubwira ati niba n'amafaranga baguhaye hano ntabwo uza gukubita nta kintu kimwe bukore we akagira ngo uwo muhungu yicare iwabo mama we afite inka ikamwa ka 15 bajye mu mishyikirano n'abantu bo mu cyaro yongeso barayifite n'ubu bireze ngo bajye mu mishyikirano n'umwana w'umusore ubi wabana nyina nta kintu arageraho
wagashaka umutekano ngo anjyana kwa arambwira ati wowe tuza igisambo kirafashwe kiyumvikanye na nyir'urugo ndamubwira nti ndambi muzima amayira mwariye byinshi byo ntabwo mubiriye ndamwira nti turicara biki ahubwo hari kuri polisi cyo rero tujyane kuri polisi badufunge ngo nine ngo niba ngo byanze ngo tugende ni sawa ati tambuka ujye mama tirasigaye mu baramukubita mwana nti imbere tugende nti mu mwana wanjye umugabo ngo nta mwana wanjye ngo uhaye ndamubwira ati nese barajya kumfunga usigana umwana w'umwaka mu mwana wanjye muheke byanga ko mu mwana wanjye bishaka kuba indi ntambara ya kabiri noneho navuga ati mu mwana wanjye mutekana wanjye ko bintari seriye avuga ati ibintu ntago hari buzemo kwiyunga ari umugore yararakaye ari umugabo arakara umugabo ati uranani ndamwira nti batoye abatwara sibe ejo bundi niba nari umunyamico uvuga ko ndi umunyamico mibi muri no karitsiye ko bantoreye mutwara sibo ntahari suko wabona imico myiza gitifu umurenge ko yampaye certificate batwara sibo bitwara neza mu mudugudu iyo mico uvuga mibi iri guturuka hehe abaturage batambonyeho kare kose igaragaye uyu munsi kubera ko muri iyi minsi aho nawe umpemukiriye umugabo aravuga ati bino bintu rero mpita mfata telefone yanjye mwereka message z'uwo mugore we agenda ntukanyita ibintu byinshi sinabisubiramo namaze kumenya Yesu ubu nsigaye mfite ikinyabupfura ntabwo kiri nka kera ntabwo nkinkumwe iyo minsi narayitaye burya iyo wongeye kwinjira mu Mana burya ngaho kabaye ntago kahava iyo wigeze kumenya burya Imana burya mu mutima bihora rusetana ubwo aravuga ati ya bintu burya bishobora kuba ari seriye ndamubwira ati nanjye narazinutswe akambwira ati ubu mama hibe ubu ugiye kuri polisi ndamubwira nti njyana kuri polisi nta kumvikana guhari yashatse undi mugabo naragiye ngo twumvikane andaranya n'undi mugabo n'abagabo babiri ubwo se nta mwe yaramfitiye umuntu ufata umugabo akandaranya n'undi mugabo n'ubundi yamaze kunyanga nanjye njyana muri polisi bamfunge dutandukane birangire nanjye urugo nararuhaze sinshaka no kuhaba ahantu babakanyita nyira ntabwa bene abo bakanyita igicucu bakanyita igisambo cyaje gusahura amasambu bakanyita umuroze ngo nayoze datoka mu masambu manini nanjye ahantu nahahaze njyana kuri polisi dutandukane umugabo ati okay nubundi nanjye ubwo n'ubutane nanjye ubwo ati n'ubutane turagenda kuri polisi umva nyine umuntu wasezeranye bavuga ati bamfatanye n'umugabo ribu nta mikino buribi iragufunga cyangwa amapingu hagufotora ribu yaramfunze ribu iramfotora ribu iranyirukankana no kunuze no ku bitaro bya Rukoma wajye kumpima ko hari ikintu nakoze kiko sinamenye ibisubizo byavuyemo uko uwo munsi rwose si yuko nari nimwereye n'akayoga hakintu nari nakoze ariko nta bipimo byarenza kuvuga uti ngewe ibyo nakoze nabikoze mbishaka hari impamvu nabikoze nanjye nihoreye ariko shite yanjye kwihorera nibibi baramfunze maze nariye uburoko njya mbona ahantu ntuye njya mbona abantu bikarakasa ngo nakwirishe ni Mana umva uzamfashe sinzaso abici amva abi umva niba kubwira ngo ukibona ikimenyetso kivuga ngo genda ukihangana ukumva biranze uzafata inzira ugende utagushaka uzasanga abagushaka bivuze ngo umuntu nakubwira ngo genda uzagende wirukanka kuko aho ugiye hari abo uzasanga bagukeneye cyangwa se nawe ukeneye ahubwo amaboko nagukurwaho pastor haranda azaba ari kuzanwa kandi aturutse ahantu heza cyane mfunze banjyanye ku itariki 9 z'ukwa 3 mu cyumweru kimwe korona ngo ba narageze Inyamabuye kuri brigade yaho nyine ngo bapime ibizame barebe ibisubizo korona ngo ba nayirebere korona nayumviraga mu madirishya tugahagarara mu idirishya mu mufanda runaka akavuga ati mwabonye ibibi kubera hanze mwabibonye ntangira kubona muri gereza abantu bataza gucumbikamo ngo bari guhunga inzara i Kigali ntabwo atari se bakatwereka abapolisi bakatwereka amavideo y'ukuntu korona yakamejeje korona yabaye ndi muri gereza nyuma nk'ibyumweru nka 2 n'iminsi nkingahe nibwo umukomando umwe umuribu umwe yahamagaye umugabo wanjye w'Inyamabuye aramubwira ati burya ribu ni nziza bareba impande zose umumama w'uwo muhungu nahingaga mu isambu ye tugabane
imyumbati n'amateke. Noneho byari byeze, hari ukuntu sinzi ukuntu yahize nimero zo kuri ribu yaho, arahamagara avuga ati nshaka umudamu ufungiye aho ngaho, ubwo umugabo wanjye ngo yari yagiyeyo kugabana ya myaka yeze ngo itazapfa ubusa wenda izarengere n'abana. Umuribaza arambwira ati Justin ngwino witabe telefone, ndagenda. Aba yashyizeho parire ntabwo uyikoraho. Arambwira ati vugana n'uyu muntu. Umukecuru uva ko yari afite umuhari kuba mufungiye umwana, nanjye mpfunze akumva ko nanjye ndi mubi. Atumva ati umugabo wawe ari hano n'abayobozi n'abaturanyi bawe, ngajya kugabanya imyaka yawe ngo abana bawe bayirye, ngo ubundi ko yagufungishije ngo ibyo bintu ngo aho uzafungurirwa ngo ntabwo bizakurengera, ngo cyangwa mbigurishe ngo amafaranga nyakoherereze muri gereza. Naramubwiye atumva mukecuru ibyo bivemo, muri gereza ndarya bampa impungure z'ubuntu, bakampa n'igikoma mu gitondo, nta mafaranga nkeneye. Ibyo bintu nabikoze nduhira abana banjye, biha abana banjye babirye, mugabane ni mugabane. Umukecuru arakupa. Muri barambwira ati Justin iki kintu cyonyine mu bantu bafungura kigomba gutuma utaha ugasanga abana bawe, niba nta mpamvu yo gufunga. Narinzi ko ugiye kuvuga ngo riba bikomeze, nari kubona koko uri umugore mubi. Justin uzafungurwa muri no minsi humura. Nageze muri gereza buryo ugira amahane, yagiraga amahane na wakunze Murakoze nageze muri gereza mbakunze. Niba akavuga ati konse tuzataha nukuri usanga abana bawe bose abashaka ku murongo. Ariko muri gereza nukuri nageze mpashinga icyumba, nahise mbakunsiye mpashinga icyumba kwa kundi cy'amasengesho. Twaraga tubyiraho na polisi bamaze kumenyera abantu ko barasimburana, bari bamaze kumenyera bazaga bakareba ko bateko konse ubundi ubwo tuvugisha ukuri uyo mwana uri kuvuga ubundi ubwo ko urayo ati uri Imana nayizi mwasiribo bakampa umwitangirizwa. Umva buri abantu bari mu gihe ariko n'abadamu benshi akomasha amakimbirane yo mu ngo nukuri. Abakecuru bakubise abagabo ariko biturutse kandi gute nyine ni kwa kwirwana, akavuga ati nanjye arampimye nanjye. Uvuga ngo ubuhamya bw'uyu munsi ishingiro ryabwo nakumva kuvuga ngo nta mpamvu yo kwirwanirira mu ngo pe, mu ngo iki Satani yasabye ngo harimo amakimbirane n'ukuri, ariko nyine harimo no gusenga no kwirwanirira tubikuremo, dushyira imbere gusenga. Umuntu ubona bikomeye umuhunge tutaragera kure. Urumva nanjye nza gukegera gihe nazaga hano kuvuga ati nsengera birakomeye, niyo nigumira n'ahangaha ntacyo nari kuba. Nkavuga ati wenda abana banjye mwe tugende n'umuri nkuko naje n'umuri nkahingira abantu igahanga, nahingiye abantu n'ubu kandi n'ubwo bwose bavuga ngo nta kintu nkora. Pastor nibagiwe ndakora mfite tuno tuntu nikukora nenda umuzungu zayi watwo. Ndagenda nkabwira abantu ngo mwiriwe, ngo mwampaye akazi, ngo nyine nkora tuno tuntu, nkora inzara nkakura n'imisatsi. Musheko maze no kumpamagara ati umuntu rero utekereza ngo muri amugore ngo agiye kuri YouTube ngo nagarazamuka, nzazamuka mpereye kuri kano. Tuno tuntu dutuma abana banjye barya, wa rutonka akabona amata. Ntabwo nsabiriza, nigurira kenda abana banjye. Umwana wanjye ariga hariya ku Murenge mu 5 primaire amaze kuba inkumi. Tuno tuntu ndi kudushimira Imana Pastor. Ndakora ni inzara, dukora inzara. Ubu rero wa mana we nagushimiye kuri utunkiriho, nzagushimira nageze mu etaje uzampa, nzagushimira ndi gutwara imodoka uzampa. Pastor nukuri ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu mu duke dufite tuyishime. Ngo noneho nahise mva muri gereza muri iyo minsi. Nese nk'umuntu agushaka ngo tumukorera yagusanga ntuye ku mucanga ngo wahise kuri Miami ni karitsiye iciriritse nyine. Uwo mudamu yanambwiye inshuti yanjye arambwira ati ukiwa muri ya karitsiye ntabwo wari ukwiye kujya kuri YouTube ngo ubwire abantu sha wumva ahubwo abakiriya banjye mwese byankura abapampe ku mucanga mu Kiyanja mu Kagarama. Nkorera mu Gasoko mu Kagarama, niho nkorera inzara n'imisatsi y'abagore nkayitunganya. Niho nkorera. Imana ishimwe kuba icyo dushimana. Ntabwo wagiye ngo ujye kwidoroga. Hoya navuye muri gereza usibye ako kantu kaciyemo kujya kwiyahura.
biragajya kure ya Uwiteka narasenze naraje ubwo ngubwo nkimara gushaka kwiyahura niyo minsi mfunguwe ubwo nyine muri wese ko narafunguwe ngeze mu rugo umugabo ati toka satani ati wowe hubwo urasubiramo abaturanye abene bakamubwira ati murekaze mu rugo noneho uburibwa afite bwo muri gereza n'undi arakwasa ikintu asubireyo ati nawe akambwa gategera amahane yangicira mu nzu ati wasubiye mu rugo yaranze ati yaranyirukanye nyine yaranyirukanye yacyaza umuhoro wa mwana ndereraga kana wa mukuru wanjye arambwira ati nukuri ntuze mu rugo yacyaje umuntu wagutema ngaragutema ndara ku muturanyi uwo muturanyi nawe yakode umuntu wampingiraga no mudamu wampingiraga mu rugo yari umukozi wanjye no umukozi wanjye umpingira mu isambu niwe narayeho ariko wa muntu wankingiranye wo muri famiye y'umugabo bwarakera amubwira ngo uwo mugore niyongera kurara hano gushaka ahantu ujya ngo nawe nakwirukana ariko buriya nawe hari impamvu naye bararaga bankumangira bantereta nkabanutsa nyine mbona nago bari bishimye wese kugira ngo nuko barakaba kariyo burya nyine nubwo wenda umugabo wanjye ategeza mpamwe ngo tuganire akora wenda no gusenga cyane bizakunda n'ibiraga kandi tuzatandukane nta kundi shuti abakurikiye gusengerwa nabwo mu mubyeyi ahanini burimo buri kwigisha amakimbirane yo mu ngo ndetse n'uburyo wareka kwirwanirira harimo ibintu byinshi nanabigisha gukora natwigisha n'igisha dore utuntu ku buryo akibeshaho ugeze ku munsi mubi kandi Imana imumugisha hari abantu benshi bagira n'ibikomere ntibanabivuge ibyo wakemo gaceceka kutinyuka akabasha kuvuga nubwo harimo ahumura n'intambara abantu bakakudindiza ndi gukora ndi kwihuta nshaka no gukora indirimbo y'Imana ndashaka gukora indirimbo pastor ndashaka gukora indirimbo y'Imana z'amashimwe iki gice nacyo ni cya kabiri nta nubwo tuzagaruka baba kubona naje i Kigali ukuntu nakoze kugira ngo tubona tugezeho naranahinze nshuti none se akabazo kamwe umugabo ntabwo mwatandukana ntabwo turatandukana ubuse habayeho ko musabana imbabazi ko habaze ko umurokore wacishijwe habayeho ko musabana imbabazi ntagakizwa ntabwo mwasubirana buri ugize ko umukwatini yakijijwe ntawakijwe ntabwo mwasubirana pastor naha amasengesho ubona bikomeye afite kode buryo umuntu ugifite mama we n'umuryango we mugari wumva agenda imfubyi nta n'uwo mfite wo kubwira kiko mfite mukuru wanjye umwe ariko nyine nawe se mu buryo mu cyaro nabwo n'ababyeyi bisi n'ababyemeye ntabwo babyemera mpamvu batabyemera urayizi ejo bundi kuri noheri uriya mukobwa wanjye mfite wiga mu wa 5 primaire ku Muyange namuteguye mushakira kenda mushakira ibyo gushyira abasaza be aranyitsimba afata telefone sinabi nabwo mwende kubwira umwana yagiye muri koma ngo nsengera aramubwira ati munyagokuru aho ati noneho rero ati ejo nzaza gusura abayiberi ngo wa mukobwa we ngo ndakwiyamye umwana arakupa umwana ati mama yiwe ndapfuye igenge ari muri salon ndi mu cyumba ndyamye arahamagara we kandi mbona arahamagaye mu buzima bwanjye simbeshya pe yaramuhamagaye ahita batakiraho parera aramubwira ngo umva agakobwa we ngo nzarinde mpfa ntakubonye mu isura yanjye ngo sinza umva ngo ndakubujije mu rugo rwanjye umwana ubwo yahise uko yarabikubwiraga pe ibintu byari seri umwana mujyanye mu kavuriro hariya mu mucanga rero kubura iyo uvuga ntutanga ntuvuga akantu abantu batura umuntu basanga ari no kubeshya hariya ku mucanga harakahaga prive gahari namujyanyeyo bamuha ibinini bya magishoni binini byo ngo magishoni baramuganiriza umwana barahungiza umwana sesa urumeza umwana ahinda umuriro muri kugipimo cyo hejuru mpamagara se ngo jya umvanaho amatiku tikora mana mpamagara mukuru umuntu nawe witwa boss imana izamuha umugisha wa muntu nkibyara akana kambere kato nkanguriraga amata ariko yongeye kumfasha ku yindi nshuro yaramuhamagaye ndamubwira ati ihangane mwana ugari kwa muganga nibikomere umbwire byo wenda ndavuga ati nubwo bose wenda banyanze habonetse umuntu umwe ku buryo umwana nazanzamukiye yaramuhamagara amubwira ati
kaka yarambabaje mukecuru yarambabaje aramubwira ati mama wawe yarabimbwiye aramubwira ati ariko ihangane bizashira buriya ndavugana na papa wawe tewe ukuntu wabonana na basaza bawe ariko ngiye mbona no kumuza uburenganzira ku bana banjye sinzi buriya ejo ndaganye umunyamategeko rero mutekereza nyine nkakorera nabikubwiye ahamagara umugabo ngera amubwira ngo uwo mugore se ngo ko muha amafaranga ngo ubundi garanshaka hiki ariko nyine urumva ntago ari neza ntago ari neza abana bawe amategeko azakurenganura ntago neza ko abana utaca kuri nyina nshuti abadukurikiye icyo nakubwira cyo wagize ibikomere byinshi hanyuma rero kuba kwakijwe cyane nukuri ari umuryango uzababarira yego nabo mubabarira nubwo mutasubirana ariko nzababarira uzanye n'ababarira ndagira ngo dusoze dusenga nuko twatangiye dusenga icyifuzo cy'abantu bubatse abantu bubatse bafite intambara mu ngo Imana ibarwanirira nukuri pe birakomeye barinde kwirwanira hazamo gereza kwirwanira hazamo kwicana kwirwanira hazamo guhemukira abana kwirwanira hazamo ibintu byinshi kuko hazamo ibikomere hazamo amateka mabi kugira ngo ibyo bintu abantu bakire nuko abantu basenga ikindi nimba ugeze mu mazi abiraho umugabo acyaza umuro ugeze ahantu ubona ko bikomeje kwicana nkuko umubyeyi atugira inama waba wegeyeyo gatoya amategeko akazabarenganura aho kugira ngo usige ubuzima utanareze n'abana bawe wagenda ukaba wegeyeyo amategeko akazakurenganura nkuko uyu mubyeyi yakugiriye inama kuko nuhangana mukarwana uzajya muri gereza ribo zakufunga bizakubura mu gereza ariko ndabaribo ndabakunda n'abana beza niyo mpamvu ari ahangaha kubwira gukemera birashoboka ko dukurikiye ufite intambara nk'izo ngizo ukamukurikira ufite ibibazo ngibyo ubigenze gutyo usenge kandi wirinde kwirwanirira kuko kwirwanirira ni cyaha gikomeye wige no gukora tuzabiganiraho utaha kandi Imana nzananenga abadamu basabiriza pasite maze iminsi mbabona benshi baheka abantu bakajya gusaba nzabanenga baruzuye mu mihanda bagomba guhaguruka bagakora iyo nabaremeye ukabaha ikintu barakigurisha Mana tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro cy'ubuhamya cy'umubyeyi cy'amateka yaciyemo arimo adusangiza abwira abantu ko kwirwana atari byiza umaze kumuhamagara umaze kumuha agakiza yasanze ari byiza gusangiza Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi hakabaho guhinduka hakabaho guca bugufi hakabaho gusenga hakabaho kuyoboka inzira y'amasengesho kurusha kwirwanirira shoboza buri muntu wese warudukurikiye kandi n'abapapa nabo ubaha imbaraga zo guhinduka bahinduke mwami bahinduke abapapa bahinduke kugira ngo babere umugisha igihugu babere umugisha itorero bibere umugisha babere umugisha umuryango mwami turasinze kugira ngo ushoboze mu wese warudukurikiye kandi umubyeyi nawe umuha imbaraga umushoboze umurwanirire umutsindire ibigeragezo byose kandi ukomeze kumuremera amashimwe ibi ngibi yatangiye gukora ubihemo umugisha kugira ngo abashe gutunga abana be n'abana batunzwe n'amata kubera kubarinda kuba bakandura ubwandu ndetse ubushobozi bufatika twirukanye inyatsi yose imbaraga mu izina rya Yesu uyu mubyeyi umushyigikire kandi akomeze kubera abantu ururimi rukiza nta burugoreka muhe imbaraga zo gusenga ntaje kwandika amateka mabi ajyanika amateka mazima mu izina rya Yesu turamusengeye kuko agira icyifuzo cyo gusangiza abantu ubuhamya bwe kugira ngo abantu bahinduke kugira ngo abantu bakeme kugira ngo abantu basenge nawe umushobozi ukomeze kuba imbaraga zo gukorera no gukiranuka muri byose mutere inkunga muri umutanga mukuru mufashe muri byose kandi urazi iherezo ry'urugo rwe urarizi kurusha uko twe twarimenya uko yaremye n'uwo uzi kuntu bizagenda uzabikora nk'Imana uko uzi uko uzabigenza urakoze Imana kuri Imana ishobora byose mu izina rya Kristo Nazareti amen. Imana ibaho umugisha naho ubutaha tuzasubira